Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ndizera neza ko aho muri hose mukomeza kugenda mugubwa neza. Nkuko tubikesha ikinyamakuru cya Rwanda Tribune gikunze kwandika ku makuru atandukanye ya politiki, bagize bati Muhezanguni Rose Mary Kobwa yatunguranye asaba ko inzu ya DBN yatwikwa mu rwego rwo guhangana na leta y'u Rwanda. Ikiganiro giheruka gukorwa n'umutegarugori uba mu mitwe y'urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda akaba afite igitangazamakuru yise Nyumva Nkumve cyatumye benshi ati mu bagikurikiye bibaza ku myumvire icitse y'abantu baba mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ari nako batangazwa n'amagambo y'uyu mutegarugori yuzuyemo urwango ndetse n'ubuswa nk'uko ikinyamakuru cyakomeje kugenda kibigarukaho. Rose Mary atangira yikoma bamwe mu banyamakuru ndetse n'abahanzi b'abanyarwanda ngo bandika inkuru cyangwa se bivanga mu bikorwa byo gusebya leta y'u Rwanda nk'uko ababa muri opposition nyarwanda ikorera hanze ariyo ndirimbo bahora baririmba. Kimwe rero mu byatumye amagambo ya Rose Mary Kobwa afatwa nk'ay'Uwezanguni ni uburyo yibasiye bamwe mu banyamakuru, abahanzi n'abanyarwanda ndetse n'abandi batandukanye ngo kuko badahuje ibitekerezo ndetse n'abantu baba mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse ngo n'inkuru bakora cyangwa se ibikorwa byabo zitavuga nabi cyangwa se ngo bisebye ubutegetsi bw'u Rwanda n'ishyaka rya FPR Inkotanyi. Rose Mary Kobwa yatanze urugero rw'abanyamakuru barimo uwitwa Murungisabe Nyirisimbi TV, akaba akunda gucishaho ibiganiro by'isanamitima n'ibindi, akunda kandi kugirana n'ibyamamare bitandukanye. Chita Magic TV nawe yamugarutseho ndetse n'ibindi, avuga ko kubera ko bano banyamakuru badacishaho ibiganiro nk'iby'Umubavu TV, Watonetse Nsengimana, Ishema TV ya Cyuma Sandedoni n'ibindi bimeze nkabyo, ati bishinjwa gukora inkuru z'amacakubiri ndetse no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside, bagomba kujya babashimuta cyangwa se akabagirira nabi. Yibasiye kandi abantu baba muri diaspora by'umwihariko umuhanzi DBN, amaziza ko ngo yaguze inzu mu Rwanda bityo ko iyo nzu ngo yagombye rero gutwikwa mu rwego rwo kumuhima. Aya magambo ya Rose Mary akaba ayavuga ngo agamije kugira iyi nama abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baba hanze nk'indi ntwaro bashobora kwifashisha mu kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi ariko byafashwe nk'Uwezanguni bwuzuye ubuswa kuko abantu bo muri opposition Rose Kobwa Mary yagiraga inama ari bo ubwabo birirwa baryana ndetse kandi banagambanirana. Ati yo mu mahanga, ati mugerero imigambi yose bakunze gutegura igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda yagiye ibapfubana. Ubu amenshi muri ayo mashyaka akaba yaracitsemo ibice, ayandi akaba ari mu marembera. Ikindi ni uburyo abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda barimo Rose Mary Kobwa bavuga ko baharanira demokarasi, ubwisanzure n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, mu gihe bo ubwabo hagati yabo nta bworoherane n'ubwisanzure bugaragara mu mashyaka yabo, kuko udahuje ibitekerezo nabo wese bamubona nk'umwanzi wabo ndetse bakaba banamugirira nabi nk'uko bigaragazwa na Rose Mary Kobwa. Mu gihe opposition nyarwanda ikorera hanze yakunze kugaragaza inyota y'ubutegetsi ndetse no kwicara mu ntebe yo mu rugwiro, abakurikiranira hafi ibibera muri iyo mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga ko utabasha kuyobora igihugu mu gihe kuyobora ishyaka rya byakunaniye cyangwa se ngo uharanire ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda mu gihe ukirangwa n'urwango rushingiye ku ivanguramoko n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Ibi nibyo rero bikomeje gutuma rero amashyaka bashinga ahita acikamo ibice mu gihe abandi birirwa bari guterana amagambo bapfa amoko. Urugero rwa hafi ni rwa RBB Rwanda Bride Builders, ihuriro ryatangiye rigizwe n'amashyaka n'imiryango yigenga igera kuri 36 ivuga ko igamije guhangana n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko kubera ikibazo cy'amoko n'ingengabitekerezo ya Jenoside benshi bakaba barayisezeye rugikubita. Aha twavuga nka Ishema Party, Amahoro People Congress na RNC, aho Charlotte Mukankusi, Gilbert Mwenedata, Hakizimana ndetse n'abandi bari mu buyobozi bw'impuzamashyaka baheruka rero gukuramo akabo karenge. Abakurikiranye ibi bitekerezo bya Rose Mary Kobwa ntibatunguwe n'amagambo ye kuko ngasanzwe ari umunyamuryango wa Jambo Asbel uzwiho kugira ingengabitekerezo ya Jenoside. Abagize uyu muryango rero bakaba bakunda gupfobya ndetse no guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ibi rero ngo bakaba biterwa nuko benshi mu bagize uwo muryango bakomoka ku babyeyi bahoze mu butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana, bagize rero uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Bamwe bakaba barakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'i Arusha, hakiyongeraho abandi bakomoka ku bandi bantu bashinze imitwe nka FDL, CNL, FLN
n'indi mitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Benshi muri aba bakaba rero baraguye mu mashyamba ya DRC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa kiriya gihugu giherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ngibyo rero bikomeza kugenda bigarukwaho. Reka dukomeze tureba n'andi makuru atandukanye yakomeje kugenda avugwa. Ni baruwa itunguranye imaze gushyirwa hanze na Bwana Faustin Twagiramungu yigeze kuba minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yaraje kuva mu gihugu cy'u Rwanda akajya kuba hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni baruwa yagize ati ibaruwa ifunguye igenebwa na Ngirente Edouard minisitiri w'intebe wa Repubulika y'u Rwanda, ikaba ari baruwa yashyizwe hanze ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11/2021. Yagize ati impamvu abayobozi batakiboneka mu nshingano zabo. Yagize ati nyakubahwa minisitiri w'intebe, mbandikiye nk'umwenegihugu wabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda hagati y'umwaka w'1994 n'umwaka w'1995, nkaba kandi mbikoze mu izina ry'ishyaka Rwandan Dream Initiative RDI, Rwanda nziza mbereye umuyobozi. Ati nifuje kandi kubagezaho impungenge dukomeje guterwa n'imiborogo y'abanyarwanda, cyane cyane abari mu gihugu imbere. Ati babuze igitabara, nkaho rero nta buyobozi bukiriho. Kubahwa minisitiri w'intebe, ati mu nyemerere mbahe ingero z'akarengane n'urugomo bikomeje kuzahaza abaturage mu gihugu cy'u Rwanda. Ati rimwe, abatuye mu cyaro baratabaza kubera inzara n'ubukene batewe no kwamburwa amasambu yabo. Ati kurandurirwa imyaka no gutegekwa guhinga ibihingwa bigenewe gucuruzwa ikantarange. Abo mu mijyi ati batari bake batindahajwe no gusenyerwa amazu yabo nta ngurane bahawe, ahubwo bakaba barahindutse impunzi mu gihugu cyabo. Abanyarwanda ati kandi bahangayikishijwe no kuburirwa irengero bakorerwa n'inzego zitwa ko ari iz'umutekano, cyane cyane hakaba hibasirwa urubyiruko ubu rwatakaje icyizere cyo kubaho mu gihugu cyarwo rutekanye kandi rwiteza imbere. Ati urusasu rukomeje kuvuza ubuhuha, abana b'u Rwanda ati bakaraswa ati ku maherere. Ati arababeshyewe ko bashatse gutoroka atamagereza cyangwa se abazira ko bari bagiye kwambuka imipaka. Ati bagenzwa no gushaka amaramuko mu bihugu bituranye n'igihugu cy'u Rwanda. Ati kubera ibyo bibazo rero byose ati n'ibindi tutarondoye, abaturage ntibahwemye gutakambira abayobozi kugera ku mukuru w'igihugu, ariko baheze mu kangaratete ati kubera kubura gugitabara. Ati niyo mpamvu rero tubasabye dukomeje ko mwasobanurira rubanda uko ibintu biteye mu by'ukuri. Ati dore ko imyaka igiye kuba 2 yose hari inzego z'ubuyobozi bw'igihugu zitagikora cyangwa se abayobozi batakiboneka mu nshingano zabo, hirengagijwe ibiteganywa n'itegeko nshinga ati n'andi mategeko arishamikiyeho. Ati ibisobanuro bikenewe rero mu buryo bwihutirwa. Ati nibirebana n'ibibazo abanyarwanda bakomeje kwibaza ku nzego nkuru z'ubuyobozi bw'igihugu zitagikora, ati cyane cyane perezida wa Repubulika, inteko ishinga amategeko ndetse na guverinoma. Ati biravugwa ko hashize amezi arenga 18 abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite n'uwa Sena kimwe n'inama y'abaminisitiri bahejejwe mu ngo zabo kubera iki. Ati badaterana imbona nkubone ngo bakemure ibibazo by'abaturage. Ati kandi twumva hirya no hino mu gihugu amastade y'imikino ahuriramo ibihumbi by'abantu, amasoko, amazu y'urunywero ati n'urubyiniro ati byarafunguwe, ndetse u Rwanda rukakira amarushanwa mpuzamahanga. None se ibibazo by'abanyarwanda byakemuka bite mu gihe abitwa intumwa za rubanda badaterana ngo babifatire imyanzuro? Ati birazwi ko perezida wa Repubulika ari we ukuriye inzego zose z'igihugu, ni nawe izo nzego zishingiyeho ati mu mikorere yazo. Ati ikibazo nuko imyaka 2 igiye kurangira nta muturage uramuciryera. Ati mbona nkubone ati abanyarwanda mu bibazo bibugarije ati bamwumva gusa mu manama yo kwikoranabuhanga ahuriramo n'abanyamahanga, bakamubona no ku mafoto ati yakorewe mu rugwiro. Ati ibyo rero bikaba birushaho gutera urujijo no kwibaza byinshi. Ati kuko nta foto ya perezida ishobora kuboneka yafotowe n'ikinyamakuru cyigenga nk'uko bakomeza kugenda babigarukaho muri ibaruwa ikomeye cyane yanditswe na Bwana Faustin Twagiramungu igeze kuba minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi ati ikirushijeho gutera impungenge
nuko tubona hari abantu ati bihaye gukora inshingano z'umukuru w'igihugu kandi nta tegeko ribahera ububasha. Ataha twavuga nk'inzego za gisirikare zihaye ububasha bwo gushyira abanyarwanda muri guma mu rugo nta buryo bahawe ati bwo kubona ibibatunga. Ati byaragaragaye kandi ko inshingano za perezida zo guhagararira u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga, kwakira abakuru b'ibihugu, gushyikirizwa impapuro zemerera abambasaderi guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda zigaruriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Ese musobanura mute ko Vincent Biruta asimbura Perezida wa Repubulika mu buryo bwa magendu? Ati inama z'abaminisitiri bivugwa ko ziba zayobowe na Perezida wa Repubulika ngo akoresheje ikoranabuhanga, ariko ibyemezo bifatiwemo Minisitiri w'Intebe akaba ari we wenyine ubishyiraho umukono mu izina rya Perezida. None se Perezida wa Repubulika ayobora inama ariko akananirwa gushyira ibyavuye muri izo nama ho umukono? Ati ikindi gitangaje ni uko mu minsi ishize amategeko ateka ati mudashobora gusinya mu izina rya Perezida asohoka adasinye. Ati mbega nta gaciro afite imbere y'amategeko ariko agashyirwa mu bikorwa. Ati urugero n'amategeko ateka yahinduriye imirimo cyangwa se akazamura mu ntera abayobozi ba gisivile n'aba gisirikare yasohotse nta mukono uriho. Ati nyamara agahita yubahirizwa. Ati musobanura mute ko umukuru w'igihugu adasinya inyandiko zikomeye nk'izo ngizo? Ati nyakubahwa Minisitiri w'Intebe rero ati mu izina ati muzi neza ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'105 riteganya uko Perezida wa Repubulika asigarirwaho mu gihe adashoboye gukora inshingano ze mu gihe gito. Ati rigateganya nuko asimburwa mu gihe adashoboye gukomeza imirimo ye bitewe n'impamvu zitandukanye. Ati Minisitiri w'Intebe rero niwe usigariraho Perezida by'igihe gito, Perezida wa Sena akamusimbura iminsi 90. Ati mu gihe rero atagishoboye gukomeza imirimo igihugu cyamushinze, ati nyuma rero agategurwa amatora yo kumusimbura. Ati igitangaje kandi giteye impungenge nuko hari agatsiko k'abantu bihaye ububasha bwo kwishyira mu nshingano za Perezida wa Repubulika ati mu mirimo ye yo mu gihugu ndetse no mu mahanga. Ati niyo mpamvu rero tubasabye ati dukomeje kuvana abanyarwanda mu rujijo ati mukabatangariza ku mugaragaro aho umukuru w'igihugu batoye ngo bayobore aherereye. Ati kuko batakimubona imbona nkubone. Ati nimusabe Perezida wa Repubulika asohoke ati mu rugwiro ubundi agaragare. Ataho amaze hafi imyaka 2 yifungiranye, maze nk'uko yari asanzwe abigenza yegera abaturage bamugezeho ibibazo bafite ati abishakira ibisubizo kuko amafoto ye berekwa adashobora kubavana mu kaga barimo. Ati ibyo niba rero bidakozwe Perezida wa Repubulika agakomeza rero kwihisha abanyarwanda ati ntabegere nk'uko byari bimenyerewe, ati bizarushaho gushimangira amakuru yibaza ku buzima bwe. Ati bityo rero ati byumvikane ko atagishoboye kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Nta gushidikanya ko bishobora gukomeza gukurura akajagari n'umutekano muke mu gihugu nk'uko bigaragara hirya no hino muri iki gihe. Ati mumenye kandi ko ingaruka zabyo zizabazwa mwebwe ubwanyu na guverinoma muyoboye. Ati turangije tubashimira uburyo muzaha agaciro iyi mpuruza tubagejejeho, ati kandi mukazayitugereza no ku bandi bayobozi bagombye rero kuba bari mu nshingano zabo. Ati kugira ngo abaturage bakomeje kugirirwa urugomo n'akarengane batabarwe mu gihe bibangutse. Ati mugira amahoro. Bwana Twagiramungu Faustin ni perezida w'ishyaka RD Rwanda nziza. Ati akaba rero bimenyeshejwe perezida w'inteko ishinga amategeko mu Rwanda, umutwe wa Sena, perezida w'inteko ishinga amategeko mu Rwanda, umutwe w'abadepite, perezida w'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda niwe washyize rwose umukono kuri iri tangazo. Ngibyo rero byagarutsweho mu ibaruwa ikomeye cyane Bwana Faustin Twagiramungu yandikiye Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente amumenyesha ko hari bikwiye gukemuka mu maguru mashya, cyangwa se abanyarwanda mu by'ukuri bagahabwa ibisobanuro by'aho ibipfa bipfira ndetse n'icyakorwa